Uyu munsi turabagezaho inama y'ukuntu ushobora kugabanya ibiro byawe ndetse ukagabanya n'umubyibuho ukabije, ukamera neza, ukagira taye nziza kandi ukagira n'ubuzima bwiza buzira umuze. Turabararikiye neza, ukurikirane ikiganiro cyacu kuri ino TV yacu iri online. Uramutse witwararitse ushobora kwirinda umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ni kimwe mu bituma umuntu ashobora kurwara indwara zinyuranye. Hari byinshi bikorwa n'abantu kugira ngo bagabanye umubyibuho. Kugabanya umubyibuho byihuse cyane bishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri, cyane cyane iyo umuntu ashaka kubigeraho akoresheje uburyo bw'imiti imwe n'imwe ikoreshejwe nabi, ndetse no kwiyicisha inzara. Ibi bishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri. Izo ngaruka zishobora kuba indwara z'umwijima, kunanuka bikabije bishobora gutuma umubiri ucika intege, gutakaza umusatsi cyangwa se kwangirika k'umwijima ndetse n'izindi ngingo zo mu mubiri. Ibyo ariko ntibivuze ko kugabanya umubyibuho ukabije bidashoboka. Kugabanya umubyibuho ukabije birashoboka kandi bigomba gukorwa mu buryo bwiza butabangamiye imikorere y'umubiri w'umuntu. Dore zimwe mu nama wakurikiza ngo ugabanye umubyibuho ukabije. Kwigirira icyizere. Ni ngombwa kumenya impamvu ushaka kugabanya ibiro byawe. Ibyo bizagufasha kugira imbaraga n'umwete mu ngamba wafashe zo kugabanya ibiro. Menya ko abantu benshi bashobora kubigeraho. Nawe rero birashoboka kubigeraho. Tegura neza no kugira gahunda y'ibyo kurya. Menya niba indyo yawe iri kugufasha kugabanya ibiro koko. Ushobora gukora urutonde rw'indyo igufasha kugabanya ibiro. Ngo ni byiza kwirinda kujya guhaha ibyo kurya igihe ushonje. Rukurinda kugura bimwe mu bikongerera ibiro utabiteganyije. Igihe ufata amafunguro, fungura buhoro. Ni byiza gufungura buhoro buhoro. Ibi bigufasha guhaga utararya byinshi. Ni byiza gufungura bike ahubwo inshuro nyinshi, aho gufungura byinshi ubifashe inshuro imwe. Ni byiza kurya imbuto kandi ntuzisimbuze imitobe yakozwe muri izo mbuto, kuko ibyo umubiri ukuramo atari bimwe. Hitamo imbuto aho guhitamo imitobe yazo. Imyitozo ngororamubiri. Ibuka ko ushobora kugabanya ibiro bidaturutse gusa ku ngamba na gahunda ijyanye n'amafunguro, ahubwo no gukora imyitozo ngororamubiri bigufashamo. Byibuze igihe cy'iminota 30 kugeza ku minota 40 ugakora iminsi 3 cyangwa 4 mu cyumweru. Kora siporo. Niba ushaka kugabanya ibiro ku buryo bwihuse, hitamo gukora imyitozo. Gukora iyo myitozo ndetse no gukora indi mirimo inyuranye binagufasha kwirinda kurya cyane. Korera iyo myitozo ahantu hari umwuka uhagije. Iyo myitozo ni kugenda n'amaguru, kunyonga igare, kwiruka n'amaguru no koga. Koga bifasha cyane cyane abantu bafite ibiro byinshi cyane cyangwa abafite ibibazo by'ingingo, urugero amagufwa. Kuruhuka neza. Ugomba gusinzira neza bihagije bikagufasha kugabanya umubyibuho. Ugomba gufata umwanya uhagije ukagenda ukaruhuka, ukaryama, ukaruhuka neza. Ibi bizagufasha kugabanya umubyibuho n'ibiro ufite. Shyira mu gaciro. Si byiza kwizera ibitangaza. Kugabanya ibiro ushobora kubigeraho ku buryo bwihuse, ariko nanone bigusaba kutarambirwa. Ibiro, umubyibuho, ingano ushaka kugira nyuma y'intego bigomba kuba bitabangamiye imikorere y'umubiri wawe kandi bijyana n'uburebure bwawe. Gukorana n'abaganga. Nk'uko twabivuze haruguru, kugabanya ibiro, umubyibuho ukabije byihuse
mu buryo butari bwiza bishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu. Ni byiza rero guhitamo ingamba nziza kandi ukagisha inama kwa muganga. Gukorera mu matsinda. Gukurikirana inama n'ingamba zo kugabanya ibiro, umubyibuho ukabije birashoboka cyane cyane iyo umuntu ari hamwe n'abandi bamutera imbaraga bahuje uwo mugambi. Ugomba kwegera bagenzi bawe nabo bashaka kugabanya ibyo biro, mugakorana hamwe, buri muntu wese bakaterana kuraje ku buryo udacika intege, mugakorana siporo.